Ni mu gitondo Pero na Sheila baba bari kuva mu cyumba, Pero rero aba agiye ku kazi. Sheila aba agenda amubwira ati ariko sheri iriya resto twari dusohokeyemo yari iryoshye rwose, gusa nyine hari abantu benshi, ubutaha tujye tumenya ko nyine batateguye biriya byo kurya kugira ngo tutahasanga abantu benshi maze tugende twisanzure. Pero ati cyane rwose mukunzi, ntuhangayike, ubutaha tuzagenda tubizi neza ko turi bube ari nk'aho ari twe twenyine duhari. Baba bari kugenda rero baseka, maze Pero agahita abwira Sheila ati mukunzi rero ihangane njye ku kazi. Sheila tuzi ko nashaka kugenda, ndatekereza ukuntu ngiye gusigara jyenyine muri iyi nzu, nkumva rwose irungu sindi burikire. Pero ati ariko sheri ufite ibintu byose ukeneye, uraba ureba filime, ikindi kandi ushobora no kuba wigiriye kuri TikTok bya bindi byawe, ukaba ugiye ku mbuga nkoranyambaga nta kibazo, ibyo kurya byose birahari, urarya ikintu cyose wumva wifuza, nta kintu na kimwe uri bubure, humura rwose mu gihe utararambirwa urajya kubona ubone ndaje. Sheila ati ndumva rwose akazi wagasiba. Pero ati hoya wibuke yuko mfite kampani yo kwitaho, iyo ntahari rero ntabwo bakora neza, ngomba kuba mpari nyine kugira ngo ndebe ko ibintu byose bigenda neza. Sheila ati nta kibazo, basi reka nguherekeze. Pero ati ubu urangiza ku modoka, ati ariko mbere ya byose reka mbanze nkoherereza amafaranga, nuza kugira ikintu ukenera ube rwose wanagikomanda online. Ahita rero amwoherereza amafaranga, maze Sheila yareba message agahita avuza induru ati sheri ati ndagukunda cyane, ati ubundi nkunda ukuntu untetesha. Pero rero nawe ahita amubwira ati nanjye ndagukunda mukunzi, ati ngaho rero wirirwe neza, gusa nyine wirirwe untekereza kubera ko nanjye ndagutekereza umunsi wose, ndagukunda cyane. Sheila rero asigara muri salo, maze akaba yirebera nyine televiziyo, gusa aba yishimye ubona ameze nk'aho ari kumwenyura kandi ari wenyine, aba ari gutekereza ukuntu umugabo we amukunda, ukuntu amutetesha, maze akajya azunguza umutwe nyine akora nk'ibimenyetso byo kuvuga ati yego yego rwose ni njye muntu washatse umugabo umukunda cyane. Ku mugoroba rero Sheila aba yicaye mu ntebe, ajya kubona akabona Pero araje, aba afite rero igikapu kirimo rwose ibintu aba yamuguriye. Sheila ahita ahaguruka yihuta, maze akagera akamuhobera ati mukunzi nari ngukumbuye cyane, numvaga rwose amasaha yatinze kugera. Pero nawe ati nanjye nuko nari ngukumbuye bikabije. Sheila rero ahita areba uru rukapu aba afite, agahita amubaza ati ibi ni ibyanjye? Pero ati cyane mukunzi, ibintu byose uba wifuza ubundi utinda kubivuga gusa, mba ngomba kuba narangije kubiguha. Ahita yishimira akongera akamuhobera, maze akamusoma. Ajya kubiterura rero, maze Pero agahita amubwira ati hoya byihorere, uriya mukobwa araza kubiguterurira, ahubwo ngwino unyiherekereze tujyane mu cyumba kuko ndashaka kujya kubanza gukaraba ngahindura imyenda, maze nkabona kuza tukarebana iriya filime uri kureba. Sheila ati cyane rwose, ahita afata ukuboko rero umugabo we, maze bakajya mu cyumba. Bajya gukaraba rero, bakajya ku meza bakareba ya filime, ubundi bakajya kuryama. Sheila rero aba ari mu buriri, maze akabona Pero rwose yatinze kuza. Pero rero aramubwira ati ihangane gato rwose, hari ikintu ndi gushaka ariko ndaje. Sheila rero waba ari kuri telefone, maze ari kuvugana na mushuti we akajya amubwira ati umva noneho ntabwo wabyumva, nabonye umubavu kuri interineti ariko urarenze, ndakubwiza ukuri, hano mu gihugu cyacu ntawe uhaba, ni umubavu nyine witerwa n'abasitari bo hanze n'abandi bantu nyine b'abakire, ati gusa urahumura cyane. Sheila ati urakoze ahubwo kukumbwira rwose ibintu byiza, uwo mubavu ngombe nkubone, umugabo wanjye se ntubizi, birahagije ko mubwira ikintu nshaka aba yarangije kukimpa, uwo rwose azawungurira bidatinze. Mushuti we ahita avuga ati wowe wagize amahirwe, ufite umugabo ukwitaho kandi cyane. Ava kuri telefone rero, maze
Pero akaba araje ahita azana akandi gapfunyika karimo impano, agahita amubwira ati aka ko nari nagashyize ku ruhande kari ako kugutungura nyine kuko harimo ikintu umaze igihe kinini ushaka. Shayira rero arafungura maze agahita asanga harimo ikanzu nziza yari amaze iminsi yirirwa aririmba, yayibonaga kuri interinete. Pero rero ahita amubwira ati nayikuguriye rwose, ngaho yigere ndumva nshaka kukubona uyambaye. Shayira ati harabura urukweto rwo kuyambarana. Pero ati urukweto wowe gusa uzarebe izo ushaka, nushaka uzambwire nkugurire magaze yose nta kibazo, urabizi ko nyine kuri wowe icyifuzo cyawe ubundi mba ngomba guhita ngishyira mu bikorwa ukikivuga. Shayira rero rimwe ahita asimbukira Pero akamuhobera cyane maze akamusomagura ku matama. Hashira rero iminsi mike aba ari mu masaha y'ijoro, Pero ndetse na Shayira baba bari mu buriri bagiye kuryama. Pero rero aba ari gutera imitoma Shayira nk'ibisanzwe ati mukunzi wanjye rwose usa na bike. Maze agahita amubwira ati hari akantu ngufitiye. Shayira ati ariko se sheri buri munsi uzajya uhora umpa impano? Pero ati gusa se ati ni ukuri urabikwiye, umugore wanjye ni mwiza kandi akwiye ibyiza. Akora rero munsi y'igitanda agahita azana agakarito kaba karimo gafunze neza, maze agahita agahereza Shayira ati fungura urebe ikirimo. Shayira rero arafungura maze agahita asanga ni wa mubavu amaze iminsi arota rwose. Ahita akomeza akawureba maze akabura ijambo na rimwe avuga. Pero ati wakunze impano naguhaye se sheri? Shayira ati nayikunze cyane. Ahita amuhobera nanone maze akongera akamusoma mu gahanga. Pero ati rero uyu mubavu ni mushya ku isoko nibwo wari ugisohoka, nawe urebye rero mbona ugomba rwose kuba mu bantu ba mbere bawitera kuko numvise bavuga ngo ni mwiza cyane. Shayira ati ntabwo wabyumva ukuntu umushuti wanjye yahoze awumbwira rwose hashize iminsi mikeya, ariko nyine numvaga ntahita nkubona, none ntunguwe rwose no kuwunguriye ntaranabikubwira. Pero ati cyane rwose ibigukwiye mba ntabitekereje, ibyiza byose ubundi ni ibyawe nta kintu na kimwe wamburana. Hano mu gihugu cyacu uyu mubavu ntawuhaba, niyo mpamvu rero nahise mutuma hanze. Shayira rero arishima maze akabwira umugabo ati ndagukunda cyane kandi nzahora ngukunda, nta kintu na kimwe kizadutandukanya njye nawe. Umunsi wakurikiye rero umushuti wa Shayira aza kumusura. Shayira aba afite amakuru menshi yo kumubwira, atumva ntabwo wakumva ukuntu rwose mbayeho neza, umugabo wanjye arankunda ampa buri kimwe, mbese mba numva neza ndi umwamikazi. Atuzi yuko buri joro ataha anzaniye impano, iyo ngize ikintu na kimwe mubwira, yewe niba nakivuga nkibonye nko kuri interinete gusa mpfa kukivuga bucya yakinzaniye. Ngaho tekereza ko wa mubavu twavugaga yawunzaniye, ntabwo rwose wabyumva. Uyu mushuti we atamubwira ati ariko uri umunyamahirwe rwe ni ukuri, Imana igukunda by'umwihariko, urumva amahirwe yose wagize, icyampa nanjye umugabo unkunda nk'uko umugabo wawe agukunda. Shayira atumva arantetesha, ntabwo ushobora kubyumva, noneho nta nubwo rwose aba ashaka ko hari ikintu nkora. Yarambwiye ngo ninjye nguma aha ngaha nirebere televiziyo, nigire kuri TikTok, nigire no ku zindi mbuga nkoranyambaga, maze nicare rwose njye icyo nshaka, nambara uko nshaka, kubera ko ibindi byose hari abashinzwe kubinkorera, nta kintu na kimwe rwose ngomba gukora ngo nivunishe. Umugabo wanjye aratangaje si ukubeshya, ahita rero yibuka yuko atarakira umushyitsi we, maze agahita amubaza ati ndaguha iki? Mbwira rwose ikintu cyose ushaka, cyaba icyo kurya cyaba icyo kunywa, urabizi nyine uri mu rugo kwa Pero, nta kintu na kimwe kihabuze. Uyu mushuti wa Shayira rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose ndanywa kawa y'imi. Shayira rero ahita agenda akajya kukamuzanira, maze uyu mushuti we rwose agasigara atangajwe n'ukuntu uyu mukobwa aba yibereyeho mu munezero. Ku mugoroba rero
Pero arataha maze aza n'ubundi azaniye impano Sheila nk'ibisanzwe, ahita rero ayihisha muri salo maze akamusanga mu cyumba, ahita amupfuka mu maso maze akamubwira ati ngwino njye kukwereka rwose ikintu, agasiripurize. Amuzana amupfutse mu maso akamugeza muri salo akamubwira ati komeza uhagarare ariko utareba. Pero rero ahita azana agapfunyika nyine kakaba karimo impano aba yamuzaniye maze agahita akamushyira imbere ati ngaho kanguka. Sheila rero ahita akanyura maze akabona iyi mpano, Pero ahita amubwira ati fungura urebe ikirimo imbere. Arafungura rero maze agahita asanga ni agakufi keza cyane rwose ka zahabu kandi gahenze. Ahita areba Pero mu maso atari ko se sheri, ntabwo rwose mba numva ahari kukubwira ngo urakoze bihagije, mba numva ntazi ikintu nagukorera, ibintu nkorera birandenga, unyitaho rwose. Pero ati none hari undi mfite wo kwitaho se? Ni wowe wenyine mfite rero rwose ngomba kugutetesha. Sheila rero ahita yishima maze agahobera Pero ati ndagakunze cyane, nzakambarana na ya kanzu uherutse kungurira. Ati uwo munsi uzi ko abantu bose ari njye bazaba bari kureba se? Pero ati nanjye nzaba ndi hafi ncunga rwose hatazagira ugukoraho. Bahita baseka maze bagahita bajya kwicara mu ntebe, batangira rero n'ubundi kuganira, maze Sheila akabwira Pero ati mukunzi, nzatangira ryari rwose kujya nza kugufasha muri kampani yawe? Pero ati hoya ntabwo ari ngombwa, ndahari ku bwawe kandi nzakora ahanjye nawe, nta mpamvu rwose zo kugira ngo wivunishe, jya uguma hano wiruhukire, humura nzajya nkora byose kandi icyo uzakenera cyose uzakibona, yaba amafaranga yaba iki byose uzajya ubibona, gusa nushaka kuza nyine kuhandeba jya usa nta kibazo ndebe, ariko wongere witahire, ibyo gukora byo rwose byihorere. Sheila ati koko se ntabwo bikubangamiye kuba nirwa hano nicaye? Pero ati hoya ntabwo bimbangamiye rwose, humura mukunzi, jya wigumira aha, no kuza ntaha nkahagusanga waruhutse neza ukanyakira unsekera, ndabikunda cyane. Umunsi wakurikiye rero Sheila atinda kubyuka, arakanguka agasanga hakeye, ahita abona imbere ye rero hari agapapuro. Ubwo ni Pero wasize akamwandikiye ati waramutse neza mukunzi, ati ubu ngubu rwose nagiye, nari mfite umukiriya nagombaga kuvugana nawe mu gitondo cya kare, ariko n'ubundi nagiye nakererewe. Nakohereje rero amafaranga ahagije kuri konti yawe, uyu munsi rwose wenjoyinge, ibyo ushaka byose ubikore nta kibazo. Sheila ahita atangira guseka maze agahita anabona inyuma ku rupapuro Pero yamwandikiye ngo ndagukunda cyane mukunzi. Sheila rero nawe ahita amubwira ati nanjye ndagukunda, gusa nyine ntaba ahari. Ahita afata aka gapapuro akagahobera ati ubundi umugabo ni wowe, ati rwose ndi umunyamahirwe kuba narakugize mu buzima bwanjye, nta kintu na kimwe mbura mu buzima, mfite urukundo, mfite byose, mbese ni wowe mugabo rwose nari nkeneye. Umunsi wakurikiye rero Sheila na Pero baba bicaye muri salo bari kuganira, maze telefone ya Sheila igasona, aritaba agasanga ni mama we. Mama we rero ahita amubwira ati mwana wanjye nkeneye amafaranga rwose kandi byihutirwa. Sheila rero aramubwira ati nta kundi nyine, ibyo ari byo byose ubwo turayashaka. Bamara kuvugana maze agahita yijima mu maso, ahita rero areba umugabo we uba uri kumureba cyane mu maso, maze Pero agahita abaza Sheila ati ko babaye n'iki? Sheila ati mama ngo akeneye amafaranga. Pero rero ahita amubwira ati ngwino hano unyegere. Sheila ahita agenda akegera Pero, maze Pero akamufata ku rutugu akamuryamisha mu gituza cye, ati ariko kubera icyo ubuhangayika kandi mpari, mama wakubwiye ko akeneye amafaranga angahe? Sheila ati 500,000. Pero ati reka mwoherereze miliyoni kugira ngo rwose n'utundi atakubwiye twose adukemure. Sheila ahita yishima akongera agahobera Pero,
maze akamubwira ati urakoze cyane ni ukuri. Pero ahita amubwira ati ndahari ku bwawe, ku bw'umuryango wanjye ndetse n'umuryango wawe, nta kintu rwose wamburana, ndagukunda cyane urabizi, ikibazo cyawe rero kiba ari ikibazo cyanjye, kimwe n'uko mama wawe ari mama wanjye, ntugahangayike rwose, jya uhita ubimbwira hakiri kare. Shayira ati urakoze, gusa mba numva ari ukukugora kuko ukora byinshi cyane. Hashira iminsi rero aba ari mu masaha y'umugoroba, Pero ataha noneho atishimiye habe na gatoya, aba yababaye yacitse intege mu buryo bugaragara, arataha rero agahita yicara mu ntebe ntavuge ijambo na rimwe. Shayira aramwitegereza maze rwose akabona ko umugabo we afite ikibazo kandi gikomeye, arahaguruka rero akagenda akamwicara iruhande ati mukunzi rwose nakomeje kukwitegereza, nabibonye ko ufite ikibazo, ntabwo uri kuvuga, ntabwo nzi uko byakugendekeye, ariko rwose ndakwinginze mbabarira umbwire, waba se wahuye n'ikibazo ku kazi kawe? Pero ati mukunzi rwose ntabwo mba nshaka kukuzanira ibibazo by'akazi kanjye, kuko rwose mba numva ari ukukubangamira. Shayira ati hoya, ndi umugore wawe kandi tuba tugomba gusangira ibibi n'ibyiza, utabimbwiye se ahubwo ubwo waba uri bubibwire nde? Mbwira nta kibazo kandi ndakumva nguteze amatwi. Pero ati rero sheri, rwose nakoze ikosa rikomeye ku kazi, none rwose ndabona ngiye gutakaza ibyo naruhiye imyaka yanjye yose y'ubuzima bwanjye. Kampani yanjye ubu rwose iri mu bibazo, ndabibona ko isaha n'isaha ishobora kugwa yose, ibintu byose naruhiye nshobora kubitakaza mu gihe gito rwose. Shayira rero ahita amufata ku rutugu maze agatangira kumukora mu mutwe ati mukunzi rwose ndakwizera kandi urabizi, yego rwose ntabwo nzi ngo ikosa wakoze ni irihe, nta nubwo nzi uburemere bw'ibiri kuba muri kampani yawe, ariko nanone ndakwizeye, nizeye ko uri umugabo w'umunyabwenge, byanze bikunze uzabona igisubizo, humura rwose uzakomeza kutwitaho ndabizi kandi uzabishobora, igisubizo uzakibona ndabizi neza, ahubwo banza utuze umutima usubire mu gitereko maze utekereze witonze, ndabizi ko byose uzabigeraho. Pero ahita amubwira ati nizere rwose ko ari uko bizagenda. Shayira ahita amuryama mu gituza ati ndakwizeye humura. Ahita amubaza ati nkuzanire se akaji? Pero ati yego kanzanire rwose gakonje. Shayira ahita ahaguruka ariko akabanza akamukora ku matama akamubwira ati ngaho seka turi warakaye rwose. Pero ahita amwenyura. Pero atangira kujya abura ibitotsi maze rwose akarara yigaragura mu buriri adasinziriye. Shayira ibi byose aba abireba akabibona ko rwose umugabo we ahangayitse kandi cyane. Hashira iminsi rero ari uko bimeze, uyu mugabo rwose adafatanye ijisho, maze ari mu masaha y'ijoro cyane. Shayira abaza Pero ati se sheri ko mbona rwose utagisinzira, bya bintu birakomeye kugeza kuri uru rwego ubura ibitotsi, byaranze rwose ubona nta gisubizo uzabona? Pero ati biragoye, ndabona rwose birushaho kugenda biba bibi, ibintu byose biri kugenda bisubira inyuma. Uko iminsi yagiye rero yisunika ni nako noneho n'amafaranga yo kwishyura ibintu bimwe na bimwe Pero yagiye ayabura. Ajya kubona akabona amafagitire yamubanye amafagitire mu rugo, ay'amazi, ay'umuriro ndetse rwose n'inyungu za banki aba abereyemo umwenda aba atakibasha kwishyura. Arareba agasanga amamiliyoni amaze kuba menshi. Aba rero yicaye muri salo ari kugenda areba aya mafagitire imwe ku yindi, yibaza kandi aho azakura aya mafaranga, maze akajya kumva abantu barakomanze. Ajya kureba maze agahita asanga ni umusore ndetse n'umukobwa b'abakozi ba banki. Baramubwira bati rero twari tuje kukureba, umaze igihe kirekire cyane utishyura, none rwose tuje kukubwira ko tugiye gufatira ingwate watanze muri banki. Ubwo ni ukuvuga iyi nzu yawe nyine. Pero ati hoya nizere ko mutabinkora, nari umukiriya wanyu w'imena kandi nabishyuraga neza, ibyo bintu rwose nizere ko mutabikora. Aba ari kuvugana n'aba bantu rero maze Shayira akaba avuye mu cyumba,
araza agasanga bari kuvuga ibyo kubatwarira inzu, maze akaba yikinze ku gikuta agakomeza akumviriza. Pero rero akomeza ababwira ati nizere ko rwose ibi bintu mutabinkora. Aba bakozi ba banki bati cyane tuzabikora rwose, ahubwo ufite iminsi 3 kuba wayivuyemo, ikindi kandi ugomba kumenya ko nta kintu na kimwe ugomba kuyivanamo, uko twaje kuyisura imeze ni uko nyine mugomba kuyisiga, muzagenda wowe n'umugore wawe gusa ariko nta kintu na kimwe muzatwara. Pero ati hoya rwose muntwarire inzu maze mutware n'ibiyirimo byose, ubwo se koko nzajya he, nzabaho nte? Bati ibyo ntabwo bitureba, ni wowe nyine uzi uko uzabigenza. Aba bakozi ba banki rero bahita bigendera, ariko bagasiga bamubwiye bati iminsi 3 ntituzagaruka rwose kongera kukuvugisha kuko twagusohora nabi. Shayira rero wumvise ibyo bavuze byose ahita aza muri salo, maze akabaza umugabo ati naha bigeze se, ni uko bimeze, iyo nzu se numvaga bavuga ni iyihe? Pero ati ni iyi nzu yacu bagiye gutwara, ubu rwose banki igiye kwitwara kuko niyo nari natanzeho ingwate. Tugomba rero kwimuka tugashaka ahandi hantu tugomba kujya. Shayira tubuse koko turajya hehe? Pero ati turashaka indi nzu iciriritse kandi humura bizagenda neza, ndabizi bizakemuka. Shayira rero noneho abatangiye gucika intege rwose, ariko nta yandi mahitamo bafite, barimuka maze bakajya mu kandi kazu gatoya kandi rwose katanameze neza cyane. Baba bakigerayo maze Shayira akajya areba ibintu byose akabona ni ivumbi, abaterura udusego muri salo nk'uterura imyanda, yananiwe rwose kudukoraho, maze akajya amubwira ati ubu se koko ni aha hantu tuje kuba? Aha hantu ni mu mwobo, iyi nta nzu rwose mbonye. Pero ati mukunzi ihangane rwose, no kuba twayibonye n'iyi ni amahirwe twagize, gusa nanone humura rwose ndabizi mu gihe gitoya ibintu bizasubira ku murongo nongere nkwiteho nk'uko byahoze. Ntabwo rero Shayira rwose aba abyumva, azenguruka iyi nzu yose yipfutse amazuru, agahita abwira Pero ati ubu rero ni ukuvuga yuko ibintu byose uko tubisize hariya n'abakozi tuhabasize n'amamashini afura n'ibintu byose, ubu ninjye ngiye kuba umukozi wo mu rugo, ubu nzajya nkora amasuku hano hose, nteke, mfure imyenda, ibintu byose ninjye ugiye kuzajya mbikora. Pero ati hangane kubera ko umukozi ntabwo twabona icyo tumuhemba, agomba nyine kuba nawe yitahiye, maze tukaba twigeragereza rwose, kandi humura nzagufasha muri byose ntuhangayike. Nyuma y'iminsi mike rero za keya zose zihita zitangira rwose kugenda zikendera. Shayira atangira rwose kujya areba umugabo we akamubonamo nka puberi, atangira kujya amusuzugura mu buryo bufatika. Umunsi umwe aba amaze gutegura ibyo kurya, maze yajya kumutegurira akabireba agahita avuga ati ariko ubundi kubera iki uyu mugabo w'inkorabusa utakigira akazi ngomba kumuha ibyo kurya biriho n'ifi, ndayimuhera iki? Ahita abisubizayo maze akaza akamuha ibiryo nyine bitagira ifi, agahita amubwira ati hari ifi imwe yonyine, ubwo rero ni ngewe ngomba kuyifata. Nyamara ntabwo rwose yari imwe, zari nyinshi, ariko uyu mukobwa nyine yari asigaye abona nta kamaro uyu mugabo amaze. Mu ijoro rero bajya mu buriri, maze haba hashyushye, ino nzu nyine iba ishyuha cyane kubera ko nyine nta bikoresho bituma nk'ubukonje bwaza baba bafite. Uyu rero Shayira aba arara yihungiza ataka ubushyuhe, ati urabona ahantu wanzanye wagira ngo ni mu muriro neza neza. Umugabo ati hangane humura rwose bizakemuka. Pero rero afata ibipapuro maze agatangira guhungiza Shayira, aramuhungiza maze akamera neza. Atangira rero gushaka kumupfumbata, ati sheri wanjye rwose ndagukumbuye, hashize ibyumweru birenga 2 tutabonana, ndagukumbuye ni ukuri. Shayira afata ukuboko kwe akenda kukujugunya, ati umva ndakwiyamye winkoraho, nta mwanya mfite w'ibyo ngibyo, urabona se njye ndi muri mudu, umugabo utazi guhaha gusa icyo uzi ni ugukorakora umuntu.
Pero rero ahita amubwira ati ariko mukunzi tuza ni ukuri ihangane, none se wowe ntabwo ubibona ko ngukumbuye? Sheri ati mpa amahoro reka niryamire, urabona ngo uranzana mu nzu yaka umuriro gusa none ukaba unashaka no kunkoraho? Pero rero umusore uba witonda cyane rwose ahita abwira Shayira ati nta kibazo umbabarire mukunzi. Arara rero ari gutekereza, ari kwibaza rwose ukuntu yageze aha hantu aba ari. Aba ari kwibaza ukuntu ibibazo byose byamugwiririye none rwose akaba asigaye abana nabi n'umugore we yakundaga by'agahebuzo. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'igitondo, Pero aba yarashatse utuntu duke rwose two gucuruza ariko utuntu duke cyane. Baba bari kumuhamagara rero ariko kuvuga ati mu kanya gato rwose ndaje ndaba mbagezeho. Shayira amuzanira ikirahure cy'amazi maze agahita amubwira ati uyu munsi rero nta nyama dufite. Pero ati kubera iki se kandi nta nyama dufite? Shayira ati kubera ko nyine usigaye uri umugabo w'imburamukoro utabasha kuduha indyo yuzuye, tugiye kujya turya ibyo kurya bitagira poroteyine, icyo dufite gusa ni karoti n'umuceri, ubwo sinzi niba aribyo byonyine turi burye. Ahita yikubita akaba aragiye. Ahamagara rero umushuti we mu kanya nyine Pero amaze kugenda, maze bagahurira hanze y'igipangu. Aramubwira ati umva nkubwire umugabo uri aha noneho rwose ndabona ntazi ikintu ngomba kumukorera, nta mafaranga akigira habe n'igiceri cy'ijana, ntabwo akiduha amafaranga yo guhaha. Ubu ngubu rwose nsigaye nkoresha amafaranga yajyaga anshyirira kuri konti yanjye. Uyu mushuti we ahita amubwira ati nyamara rwose gabanya ubugoryi wikomeza gukoresha ayo mafaranga yawe, mwihorere nyine nawe ni akazi ke. Shayira ati none se wumva nabigenza nte koko? Ati ngira inama mushuti we atumva amafaranga yawe yabike ujye wiyitaho wowe wenyine, kubera ko nyine ni wowe rwose ugomba kwitekererezaho ugatekereza ejo hazaza. None se ubundi ubwo bukene uzi buzamara igihe kingana iki? Bukomeje byagenda bite? Uragira ngo nawe rwose uzakene maze usohorwe mu nzu n'ubukene? Ayo mafaranga yabike, yabike rwose ndakwinginze, wikomeza gutakaza umwanya kuri uriya mugabo udafite umumaro. Shayira rero ahita amubwira ati koko rwose nibyo ahubwo ungiriye inama, ntabwo nzongera guhahisha aya mafaranga, ngiye kuzajya nyakoresha niyitaho, ngiye kwitekerezaho njye njyenyine, naho uriya mugabo rwose mwihorere. Umunsi wakurikiye rero Pero arataha nimugoroba rwose ubona n'ubundi yacitse intege, ahita abwira Shayira ati sheri umunsi wangendekeye nabi cyane, nta kintu nigeze ngurisha uyu munsi, nta faranga na rimwe ntahanye. Shayira ahita amureba agahera ku kirenge akageza ku mutwe ati urumva rwose ukuntu nabivuga nta n'ikibazo ufite? Wiriwe ucuruza guhera mu gitondo ugeza nimugoroba none utashye umbwira ngo nta mafaranga watahanye? Ubwo se nta soni ufite nk'umuntu w'umugabo? Pero atariko sheri rwose ihangane ejo ndabizi nzakorera amafaranga menshi nyakuzanire. Shayira ati ejo nyine? Ati none uyu munsi urumva turi bubeho gute? Turarya iki? Pero atariko mukunzi ya konte najyaga ngushyiriraho amafaranga iriho amafaranga menshi rero twayakoresha, maze rwose mu gihe tugitegereje ko twongera gusubira ku murongo nta kibazo twagira. Shayira atumva rwose amafaranga yanjye njye mba ariyo mpahisha maze nkugaburire. Pero atariko ninjye rwose wayashyiragaho. Shayira atumva yaba ari wowe cyangwa undi nta tandukanyirizo ririmo, n'ubundi ni amafaranga yanjye. Nk'umugabo rero ufite inshingano zo kwita ku rugo, ntabwo rwose ugomba kurya amafaranga y'umugore. Amafaranga yanjye ntayo nzakoraho, ndakubwiza ukuri, ugomba kunyitaho nyine kuko ni wowe ufite izo nshingano. Pero ahita amubwira ati nta kibazo mukunzi rwose nabyumvise. Umunsi wakurikiye rero Shayira ahamagara umuntu uba usanzwe aza gutwara imyenda yabo maze akayibafurira. Amuha imyenda ye gusa akamubwira ati genda uyimfurire ubwo uraza kumbwira ayo bisaba.
Pero rero ahita ava mu cyumba maze akamubaza ati uriya muntu ninde? Sheila ati ni uwari uje gutwara imyenda yo gufura. Pero ati ariko ni ukuri twakabaye tuyifurira maze ayo mafaranga tukayabika kubera ko urabona ko dukennye. Pero rero ahita areba hanze imbere y'umuryango agahita abona imyenda ye yose bayitoranyije mu yindi maze bayisiga aho ngaho. Ati imyenda yanjye se kandi irakora iki hariya? Aragenda akayizana akabaza Sheila ati kubera iki utanze imyenda yawe ngo bayifure maze iyanjye ukayihasiga? Sheila ati n'uwo muntu w'umugabo se wifurire ufurishe intoki zawe, urumva ayo mafaranga twayabona? Njyewe natanga amafaranga yo kumfurira maze nkanatanga ayawe. Pero ati ariko ntabwo byari bigoye ko wari umuhaye iyawe rwose n'iyanjye wari kuyimuha. Ati kubera icyo se ubundi kera rwose wajyaga ubikora byose, watanga imyenda yo gufura nanjye ugashyiramo n'iyanjye? Sheila ati ni kera nyine ugifite amafaranga, kiriya gihe wampaga amafaranga yo kwishyura uyifura cyangwa se nkishyura umukozi wacu akayifura mu mashini maze akaguterera ipasi akayizinga. Ubu se urumva ari nde wabikora? Njyewe n'izi nzara zanjye urabona najya mu myenda nkajya gufura? Ntabwo rwose naje kuba umukozi wawe wo mu rugo, ntabwo ndi umucakara wawe, jya rwose nawe wifurira. Sheila ahita ahaguruka ati ukeneye umuntu ugufurira? Yimpereze. Arayimwaka imyenda maze Pero akayimuhereza. Sheila ahita ayifata akayinyanyagiza muri salo yose maze agahita yigira mu cyumba. Ati umugabo udafite umumaro gusa. Pero arababara akababara kuko akibaza niba yari wa mukobwa bakundanaga bahoraga bishimye barebana filime. Aratekereza ati burya koko amafaranga niyo yerekana yuko urukundo ruhari cyangwa budahari. Ati buriya nuba nta kintu ufite nibwo uzamenya umuntu wa nyawe mubana, naho rwose iyo ufite amafaranga ntabwo ushobora kumenya niba umukunzi wawe ari uwa nyawe. Ikindi kandi ntiwamenya niba akunda wowe cyangwa akunda amafaranga yawe n'ibindi byose umuha. Umunsi wakurikiye rero Pero ajya ku kazi. Sheila arateka ibyo kurya byiza maze akarura akicara muri salo akarya, yaba agejeje hagati akumva Pero ari gukomanga. Sheila arabanza agaterura ibyo kurya yari ari kurya maze akagenda akabihisha. Pero rero yinjira ananiwe agahita abaza Sheila ati ibyo kurya byabonetse? Sheila ati ibyo kurya? Ku mafaranga watanze se hari ibyo wahashye? Nta byo kurya rwose bihari, ubwo turareba filime maze niturangiza duhage. Pero rero ubushonje inzara yenda kumwica ahita yimyoza ati ariko si koko wakoresheje ayo mafaranga ko nzayagusubiza? Sheila ati ntayo nakoresha, ufite inshingano zo kumfata neza, komeza rero unyiteho, ni inshingano zawe, ugomba gushaka amafaranga byanze bikunze. Pero rero abura uko abigenza maze agahita yigira mu cyumba kuryama. Amara kugenda Sheila akongera akagarura bya byo kurya akicara muri salo akirira akarenzaho akaji maze akajya kuryama nawe. Hashira iminsi ari uko rero rwose bimeze. Sheila yitekera akirira akanga rwose kugaburira uyu mugabo we. Umunsi umwe rero bari mu masaha y'ijoro n'ubundi baryamye, Pero atangira gukora kuri Sheila ati ariko mukunzi habaye iki? Kubera iki utagituma dukora urukundo? Ni iki rwose cyagiye hagati yanjye nawe? Sheila ahita abyuka n'umujinya mwinshi ati habaye iki? Ati ubwo se wowe ntabwo ubibona? Uragenda ukirirwa iyo wagiye ugataha nta mafaranga uzanye, turaryama tutazi ngo ejo tuzarya iki, nta mafaranga dufite, nta kintu na kimwe, tuba mu nzu wagira ngo ni puberi. Ubundi se uba ahantu hameze gutya umuntu yahakorera urukundo kereka turamutse turi ibisimba? Ubwo uwo mutima urabona koko nawugira? Ni wowe nyine wikunda, ni wowe rwose ugira uwo mutima wo gukora urukundo. Urukundo se turarukora, rurahari. Pero atari ku mukunzi, njyewe ni ukuri ndagukunda kandi rwose ntawe uzi uko ejo bizamera, yenda bizahinduka, ntabwo tuzahora tumeze gutya, tuzongera tubone amafaranga. Sheila ati uko ejo bizamera? Ati uko ejo bizamera ndakuzi, ni ubushyuhe gusa buzaba buhari nta kindi.
Pero rero yinginga Sheila ariko rwose Sheila agakomeza kumubwira amagambo mabi gusa amubwira ko adashoboye, amubwira ko ntacyo amaze. Sheila kandi ahita amubwira ati reba rero kubw'umwaku uramutse unteye inda ubu se twabyarira umwana muri iyi puberi koko? Pero aterega ntabwo abantu bose bavukira ahantu heza cyane, natwe twavukiye ahantu hasanzwe kandi twarakuze ibintu turabibona. Sheila ati njyewe rero ntabwo ari uko rwose. Umunsi wakurikiye rero umushuti wa Sheila aza kumusura. Uyu mukobwa abaza Sheila ati ko mbona rwose wijimye mu maso ufite ikihe kibazo? Sheila ati ikibazo si wowe, ikibazo ni iriya nkorabusa y'umugabo wanjye. Umugabo wanjye kera nabonaga ashoboye ibintu byose abizi, ariko nyamara nta kintu na kimwe ashoboye. Tekereza ko ariya mafaranga na kampani byose ari byo ababyeyi be bamusigiye, nyamara rwose no kubijera byaramunaniye, none dore byose arabihombeje. Ahora ambwira ngo bizahinduka, nyamara rwose nta gihinduka, uriya mugabo nta kintu na kimwe ashoboye rwose. Umushuti we atari ko narakubwiye maze ukajya ukomeza kumuhagararaho. Ati niyo mpamvu nakubwiye ngo amafaranga yawe uyibikeho rwose we gukomeza kuyakoresha. Sheila ati ntabwo wakumva ukuntu bigoye, ati muri iyi minsi rwose no kurya ubwabyo ni ikibazo. Umushuti we ati ngiye kuba nguhaye ibihumbi 100 maze rwose ubu ubikoresha. Sheila ati urakoze cyane ni ukuri. Bamara rero gutandukana maze Sheila agahita nyine ajya guhaha nk'ibisanzwe, araza agateka maze ku mugoroba umugabo we yaza akamutegurira. Atangira kurya maze agahita abaza Sheila ati mukunzi nta mazi ahari ngo umpe ko numva rwose hashyushye cyane? Sheila ati nta soni kumbaza se niba nta mazi ahari, kuki utambaza ibyo kurya aho byavuye? Amazi se hari ayo waguze? Ubwo rero uricaye ugiye kurya ibyo kurya utazi aho byavuye, uzi ko amafaranga twahahishije ari mushuti wanjye wayampaye? Ubu se ugeze ku rwego uzajya utungwa n'inshuti zanjye? Pero atari ko rwose mukunzi, nta kundi byari kugenda nyine, gusa yakoze kuba yayaguhaye, ariko rwose nzayamwishyura, nzamushyiriraho n'inyungu ntugire ikibazo. Sheila ati nibyo uzi kuvuga gusa, uzi gushyira mu nzagihe, ariko nyamara mu gihe turimo nta kintu na kimwe uzi gukora. Ngaho rwose icara ubirye ukuntu nta soni ugira, ubwo rwose ugiye kwicara ubirye nta n'isoni, urya ibiryo byahashywe n'abagore. Aramucyurira kugeza igihe Pero rwose yumvise umujinya umwishe, maze agahita yihagurukira atumva ibi byo kurya n'ubundi byari bibishye, bigumane rwose maze ubikoreshe icyo ushaka. Ahita yigendera akajya kuryama, agahinda n'ubundi kamurenze. Umunsi wakurikiye rero Sheila ahamagara mushuti we maze akamubwira atumva ntakubeshye ndabona ndambiwe rwose ubuzima bwo muri uru rugo. Uyu mugabo burya ataha n'amaboko gusa nta kintu na kimwe azanye, ntabwo rero rwose ibi bintu nabivamo. Umushuti we ahita amubwira ati umva rero nkugire inama, kandi rwose inama ya kigabo. Sheila ati mbwira icyo umbwira cyose ndagikora. Umushuti we atumva urwo rugo ruvemo ubukene rwose butarakurenga ngo butangire kujya bukugaragaraho no ku mubiri. Hanze aha hari abagabo benshi, uracyari umukobwa mwiza, hari abagabo benshi rwose bagukeneye, nta mpamvu rero zo gukomeza kwihirimbiza uguma muri urwo rugo rudafite ikintu na kimwe rukumariye. Sheila ahita amubwira ati ibyo bintu se kandi ko bitoroshye, nzava hano maze njye hehe? Mushuti we atumva njyewe rwose nta mugabo wanyobora bigeze aho, uzi kwemera gukena kubera umugabo? Rwose ibyo ngibyo bivemo, reka gukomeza gutekereza nk'abana, aho uzajya uzahabona ufite amafaranga kuri konti yawe waheraho ubuzima, ndetse rwose nanjye nzagufasha utangire ubuzima, ndabizi uziyubaka kandi ibintu bigende neza. Nta mpamvu yo gukomeza guhahira umugabo utabyaye.
Shayira ahita amubwira ati ariko uzi ko icyo gitekerezo ari icya nyacyo, ati icyo gitekerezo rwose nicyo, ahubwo reka nze tubiganireho neza twicaye turi kumwe. Shayira rero ahita yambara maze agahagarara inyuma y'igipangu ategereje akamoto. Hahita rero haza umusore mwiza uri mu modoka nziza, araza maze yagera imbere y'uyu mukobwa akamureba akamwitegereza maze agahita ahagarara. Avuze amahoni ariko Shayira ntamurebe rwose. Uyu musore rero ahita ava mu modoka maze akagenda asanga Shayira ati mukobwa mwiza umeze neza, kubera iki uhagaze ku zuba? Ndakubonye rwose mbona ndakwishimiye, waje se tukaba twitembereraho gatoya maze tukaba tuniganirira? Shayira ati ntemberane se n'umuntu ntazi? Uyu musore atumva nta kibazo rwose, ntabwo ndi umuntu mubi, ngwino tube twitemberera, turajya aho ushaka nta kibazo, ntabwo tujya aho nshaka. Shayira rero rwose nta no kubitekerezaho cyane, niba ari no kubera stress aba yifitiye mu mutwe ahita abyemera. Uyu musore rero amushyira mu modoka maze bakagenda bakajya muri restaurant. Baragenda rero bagasangira maze bagatangira kuganira. Uyu musore aba ari kubwira Shayira ati uri mwiza cyane, noneho aka gakanzu wambaye karakubereye, nabaye nkigukubita amaso mbona imbaraga zo gukomeza ntazo nabona. Shayira rero ahita amubwira ati ariko nawe uri bogari, ntacyo rwose utwaye. Uyu musore rero ahita abwira Shayira ati ndifuza ko rwose twajya tubonana kenshi maze tukiganirira, nkurikije rwose n'ukuntu nkubona ndabona dushobora no kuzaba inshuti maze bikanagera kure. Ati none ndagira ngo ngusabe ikintu, wakwemera se tukazongera tugasohokana n'inshuro? Shayira ati kano kanya se uhise unsaba ibyo bintu? Uyu musore ati cyane, nibwo tuzabasha kumenyana kandi ndifuza rwose kumenyana nawe byimbitse, mbabarira tuzongere duhure dusohokane. Shayira ati nta kibazo, nanjye rwose kuba ndi kumwe nawe ndabona nta kibazo kirimo. Hashira iminsi mike rero Shayira akongera agasohokana n'uyu musore, barongera bagasubira muri ya restaurant n'ubundi bakongera bagasangira. Bajya gutaha rero maze uyu musore agahereza amafaranga Shayira akamubwira ati akira, genda rwose ushaka utuntu nyine wigurira wiyiteho. Shayira arishima cyane, gusa nyine ataha mu masaha noneho y'ijoro, ataha rwose saa sita z'ijoro zageze. Arataha rero agasanga umugabo we aramutegereje muri salo yicaye yarambiwe. Umugabo ahita amubaza ati mbwiza ukuri uvuye aya masaha ko rwose ibi bintu atari ibyawe, atari uko bisanzwe? Shayira ati nta soni urambaza aho mvuye? Umugabo w'inkorabusa nari nagiye gushaka amafaranga, kubera ko umugabo byamunaniye gutunga urugo ngiye ngomba kuyashaka maze nkarutunga. Pero rero rwose ubu nababajwe n'amagambo uyu mukobwa amubwiye, ahita amubaza ati wari wagiye gushaka amafaranga, none se amafaranga uyashaka mu masaha y'ijoro? Ati ariko ubu urabona abantu bazajya bavuga ngo iki? Tekereza nk'abaturanyi ati tekereza nk'abaturanyi bakubona utaha aya masaha kandi rwose uri umugore ufite umugabo, urumva bazavuga ngo iki? Shayira ati wowe nicyo kikwibabarije? Ubabajwe n'uko abantu bazavuga? Ubabajwe n'abaturanyi? Kuki se utababajwe n'uko utakibasha kubahiriza inshingano zawe? Kuki utababajwe n'uko uri umugabo utabasha rwose gutunga umuryango we? Njyewe rero ibyo ntacyo bimbwiye, ngomba kwishakira amafaranga kuko nkeneye kubaho ubuzima bwiza, ntabwo rwose nshaka kuguma muri ubu bukene bwawe, muri iyi nzu wagira ngo ni puberi, ibi byose birandambiye. Ubwo kandi ahita anikomereza yigira mu cyumba. Umunsi rero wakurikiye Shayira ahamagara mushuti we akamubwira atumva nihuriye n'umusore w'igitangaza rwose uzi gutanga keya kandi ashaka no kuba afite amafaranga menshi. Mushuti we ati rero inkuru zimpe neza. Shayira amubwira inkuru zose uko byagenze n'uko bahuye. Uyu mushuti we aramubaza ati wari wagera iwe se? Shayira ati ntabwo ndahagera, ariko rwose yambwiye ko ashaka kuhanjyana. Ati gusa nyine
nkurikije ukuntu iyo turi kumwe agura ibintu byose atabara bigaragara ko afite amafaranga kandi menshi. Mushuti we ati waba ugize amahirwe, waba ubonye rwose uzagusohora muri ubwo bukene, ntubupfushe ubusa rero rwose mwiteho. Shayira ati si ibyo umbwiriza, ubu bukene rwose bwari bundambiye. Hashira iminsi rero maze akajya gusura nyine uyu musore mu rugo iwe. Abakihagera maze uyu musore akamubwira ati aha niho mba, iyi ni inzu imwe mu zo mfite muri kino gihugu. Shayira ati mbega ahantu heza, ati ni heza cyane. Aba ari kureba nyine ibintu byose birimo akabona ni nk'ubuzima babagamo mbere we n'umugabo we. Uyu musore rero abwira Shayira ati ni iki rwose nakora kugira ngo nkwereke ko ngukunda kandi nakwihebeye. Ndifuza rwose ko unyizera maze ukanyemerera kumpa urukundo. Ndifuza rwose ko mpa umwanya maze nkakwitaho. Naragukunze kuva umunsi wa mbere nkubona. Ndifuza rero rwose ko unyemerera maze ngatangira kukwereka ko rwose ndi umugabo kandi wabasha kukwitaho uko ubikeneye. Shayira ati ibyo nta gitekerezo rwose mbifiteho, ntabwo ndabitekerezaho. Uyu musore atumva ndakwinginze rwose gerageza ubitekerezeho maze umpe umwanya nguhe keya. Shayira ati gusa nyine nabyo ntabwo byaba ari bibi. Uyu musore rero ahita abwira Shayira ati ahubwo nibagiwe kukwakira, reka nkuzanire icyo kunywa. Baricara rero bakaganira maze uyu musore agaherekeza Shayira. Shayira asanga n'ubundi umugabo we yicaye muri salo amurebera ku rutugu, ntagire ijambo na rimwe amubwira, agahita yikomereza yigira mu cyumba. Uyu munsi rero noneho aba afite inkuru zo kubara, ahamagara mushuti we akamubwira uko yasanze ko uyu musore hameze. Ati ntakubeshye uyu musore ni umukire cyane, ati neza neza n'ukuntu ampa keya ameze nk'uko rwose umugabo wanjye yari ameze atarakena. Ati kera nyine agifite amafaranga uko yanyitagaho niko uyu musore asigaye anyitaho. Ati ntakubeshye ndabona rwose Imana yarampaye undi mushya. Mushuti we ati nyine ntube umwana rwose. Shayira rero akomeza gusohokana n'uyu musore, gusa hashira iminsi mikeya n'ubundi Shayira aba yagiye gusura uyu musore maze akamutahana. Agera rero aho aviramo maze uyu musore akamubwira ati uretse gusohoka, abwira Shayira ati ariko se rwose mukunzi uko dukundana kandi tukaba tumaranye igihe, ubundi harabura iki kugira ngo ube wakwimukira iwanjye maze rwose tubashe gukomeza gutera intambwe. Wakabaye uza tukabana kubera yuko mfite inzu nini. Rero rwose wakabaye uza, ntabwo numva impamvu ikubuza kuza ngo tubane kandi tunamenyane nyine birenzeho. Uyu musore akomeza abwira Shayira ati ndagukunda cyane ariko nkeneye kukwitaho rwose undi iruhande. Shayira abitekerezaho maze yakwibuka nuko uyu mukobwa w'inshuti yamubwiye ati ugomba kuva muri ruriya rugo ubukene butarakugaragara ku isura. Shayira ahita amubwira ati nta kibazo, nanjye ndumva rwose nta kibazo. Uyu musore ahita amubwira ati ahubwo se urabyumva ute mbese nguherekeza tukagera mu rugo maze ugafata varize yawe. Shayira ati hoya ntabwo ari ngombwa, reka ngende ndaza gufata tagisi voiture, nta kibazo rwose ndi buze. Shayira rero ahita ajya mu rugo maze akagenda agahita afata varize ye agashyiramo imyenda ye yose. Arasohoka rero maze agasanga umugabo we n'ubundi yicaye muri salo. Pero ahita amubaza ati mbwira kuko ufashe varize ugiye hehe? Shayira ati ngiye mu rugendo nyine, mbaye ngiye iwacu gusa ntabwo nzatindayo nzagaruka. Pero ati hoya ntabwo wagenda, ntabwo rwose wansiga njyenyine, gute wankora ibyo bintu kuki utari wanteguje? Shayira ati nari kuguteguza se kugira ngo bigende bite, twari kujyana se cyangwa wari kumbuza kujyayo? Pero ati ntabwo ndeka ugenda. Shayira ati ndagenda maze ndebe icyo uri buntware, wakumva uvuga gusa ntabwo wamenya ko ari amagambo gusa, wese hari igikorwa na kimwe ushoboye. Reka rwose nigendere, ntabwo wambuza kujya iwacu. Ahita yisohokera kandi koko akagenda. Agera rero ko uyu musore nyine w'inshuti ye maze akamwakira akamwishimira.
aragenda akamwereka icyumba nyine, maze rwose Sheila akishimira ko aba yongeye gusubira muri bwa buzima nyine nk'ubwa kera yabagamo. Uyu musore nawe yishimira ko rwose uyu mukobwa aje muri runo rugo. Naho rero Pero we rwose asigara yihebye yibaza ukuntu asigaye wenyine, agahinda karamwica ariko nanone akiyakira. Uyu musheri mushya rero atangira nawe rwose kujya aha impano nyinshi Sheila. Sheila rwose atangira kuryoherwa n'ubuzima, akongera nyine akisubirira imbere ya televiziyo, akongera kandi akisubirira ku mbuga nkoranyambaga, akarya uko ashaka akanywa uko ashaka, ubundi rwose akirirwa yenjoyinga bukira. Hashira iminsi rero Sheila agahamagara mushuti we akaza kumusura muri uru rugo rushya. Abakihagera akamubwira ati mbega ahantu heza, sinibaza impamvu ari wowe wavukanye amahirwe rwose yo kubona ibyiza byose. Tekereza uyu musore rwose wongeye kwibonera neza neza, umeze nk'uko rwose wari umeze mbere, uraryoshye biragaragara. Sheila ati ceceka ntabwo wabyumva, uyu musore anyitaho, ampa amafaranga, ampa ibintu byose, ndaryoshye rwose. Hashira iminsi rero maze uyu musore agatangira kujya ataha amajoro cyane, nyamara rwose Sheila akaba yiriwe amuhamagara akamwihorera ntamufate, yarangiza agataha igicuku. Umunsi umwe rero arataha maze agasanga Sheila noneho yarakaye, aramufungurira agahita amubwira ati umva mbwira ahantu uvuye he aya masaha, kubera iki wari wanze kunyitaba, naguhamagaye inshuro nyinshi wanga gufata telefone. Uyu musore ahindukirana Sheila ati ngo iki, ngo ninkubwira aho mvuye, ngewe nisobanure mu rugo rwanjye, uru rugo ni urwanjye, ibirimo byose ni ibyanjye ndetse nawe uri uwanjye, ntabwo rero ngewe nkwiye kwisobanura ngo narindi hehe, ntabwo rwose nshinzwe kuguha ibisobanuro, urinde se wo kunsaba ibisobanuro by'aho nagiye n'aho mvuye, niba ntakwitabye sinakwitabye, hari icyo wabuze, wigeze ubura ibyo kurya, wigeze ubura ibyo kunywa, hari ikintu na kimwe wabuze muri uru rugo, gute rero utangiye kujya unkontorora, njye ntabwo ndi iyo jare y'umugabo, ibyo bintu utazanabyongera n'umunsi n'umwe, mfite uburenganzira bwo kujya aho nshaka kandi ngatahira igihe nshakiye. Sheila rero ahita aceceka kuko noneho aba abona ingoma zahinduye imirishyo. Uyu musore bari kumubwira nabi kandi rwose afite n'umujinya. Bajya mu cyumba rero maze Sheila akicara akanga kuryama. Uyu musore aramwihorera maze akiryamira akisinzirira. Sheila rero nawe bigeraho maze akaryama, gusa rwose arara arira ijoro ryose. Buracya rero uyu musore yava ku kazi akaza amuzaniye impano nyine nk'uko Sheila abikunda. Amusaba imbabazi ati ihangane rwose, buriya ntabwo nyine narindi muri mundu nziza. Sheila aramubabarira maze rwose ubuzima bugakomeza. Gusa ntabwo ari aho byarangiriye, uyu musore rwose yakomeje kujya agenda amubwira nabi, akamubwira amagambo mabi kandi amukomeretsa. Sheila rero ahamagara mushuti we akamubwira atumva uyu musore rwose mbona yarahindutse, sinzi impamvu mba mbona ubanza narahubutse, ambwira nabi bikabije, wagira ngo rwose ntabwo ankunda, sinzi icyabaye. Mushuti we ati none se ntaguha amafaranga? Ati rwose arayampa nta kibazo, ntaguhahira se, ntakwitaho, ntaguha ibintu byose? Sheila ati byose nta na kimwe mbuze, ariko ukuntu rwose ambwira nabi ndabikemanga. Mushuti we ati ni akazi kawe, uzamwitesha, ni akazi kawe, ubwo aguha byose ntacyo wabuze, mwihorere najya agenda atahira igihe ashakiye, ujye umwihorera rwose, ko wimereye neza se ubundi hari ikibazo na kimwe ufite? Sheila ati ntabwo nabishobora, ubwo ni gute wajya ubona umuntu atashye nyuma ya saa sita z'ijoro yanakwihoreye kuri telefone yanze kukwitaba, maze rwose yataha ugaceceka? Ibyo bintu sinabishobora kuko ntabwo mbimenyereye. Umunsi umwe rero uyu umusore aba ari kuri telefone ari kuvugana n'umuntu amubwira ati umva ibintu byose birateguye, gusa rwose ndagukumbuye, ndaza kukugeraho ntugire ikibazo,
ariko rwose ndumva hashize iminsi tutabonana, ndagukumbuye cyane kandi ndagukunda nyine, ibyo bintu ntukabyibagirwe. Shayira rero aba ahagaze mu muryango ari kumva ikiganiro cy'uyu musore n'undi muntu baba bavugana, arikanga maze agahita yifata ku munwa, atera intambwe rero akegera uyu musore akamubaza ati ninde mwavuganaga kuri telefone uri kubwira yuko umukumbuye kandi umukunda? Uyu musore ati urumva se yaba ari nde wundi? Ni sheri wanjye. Ati ubwo se wajya gutekereza ko wowe wenyine wampaza? Ntabwo bishoboka, mfite uburenganzira bwo kugira abasheri benshi, nyine uri hano wowe turi kumwe, ariko mfite n'undi musheri. Hari ikibazo se biguteje? Shayira araceceka, nta jambo rwose na rimwe aba afite ryo kuvuga, noneho rwose aba yumiwe. Uyu musore arakomeza kumubwira amagambo menshi, ati ubwo rero uba wirebye ukabona uri umukobwa w'igitangaza ku buryo rwose umuntu yagukunda uri umwe? Ntabwo byashoboka. Shayira araceceka maze agahita yiruka akajya mu cyumba, aragenda agahagarara akarira, ararira kuko akananirwa guceceka. Atangira noneho gutekereza ibintu rwose yijanditsemo ibyo ari byo, aba ari kuvuga ati noneho ibi nikoreye ni ibiki? Ukuntu navuye mu rugo rwanjye maze nkaza kureba uyu musore ngo nkurikiye ubuzima bwiza, nyamara rwose uyu musore ndabona atari ukwizerwa. Nyuma y'iminsi mike rero Shayira afata telefone y'uyu musore maze yarebamo agahita asanga harimo rwose amafoto y'uyu musore ari kumwe n'umugore ndetse n'abana, ahita amenya ko rero uyu mugore rwose uyu mugabo afite umugore ndetse n'abana batatu. Ahita aza akamusanga muri salo ati ibi mbona ni ibiki? Ndi kurota se? Ati mbwira, ufite umugore n'abana? Uyu musore ati cyane, mfite umugore mwiza cyane n'abana batatu beza cyane, ahubwo nibazaga umunsi uzabimenyera, byari byaranyobeye ukuntu watinze kumenya ibi bintu. Shayira ati hoya, ntumbwire ko rwose wanyinjije muri uyu mukino, ntumbwire ko ndi hano ndi kumwe n'umugabo ufite umugore. Uyu musore ati none se hari ubwo nigeze ngusezeranya ko njye nawe tuzakora ubukwe? Ntabyo nagusezeranyije, kandi nanone ntabwo kuba umuntu afite umugore n'abana bivuze ko atagomba kunezerwa no kwishimisha. Hari ikibazo se? Hari icyo bigutwaye? Singuha akaya uko bigomba? Hari icyo wabuze? Nizere ko nta kintu na kimwe wabuze. Shayira atumva ukuntu bivuga, urabivuga nkaho nta kibazo. Kuba ndi kumwe n'umugabo ufite umugore urumva nta kibazo ufite se? Nyamara kandi na Shayira aba ari umugore ufite umugabo, ariko ntabwo aba yarigeze abibwira uyu musore. Ahita atangira kumusomera ati kubera iki utigeze ubimbwira n'umunsi n'umwe? Uyu musore ati ntabwo byari ngombwa, nari kubikubwira se ngo bikumarire iki? Ntabwo baba hano, bo nyine baba mu gihugu cyo hanze, kubera ko niho hari amashuri meza, niho abana banjye biga, rero babana na mama wabo. Gusa mfite umuryango mwiza cyane cyane, ndakeka nawe wabyiboneye. Nawe ariko uri hano kandi turi kumwe, nkwitaho neza nta kibazo. Shayira noneho ibi bintu biramurenga neza neza, agahita asubira mu cyumba, arongera agahamagara mushuti we ati noneho ibyo mbonye byo rwose ni agahomamunwa. Tekereza ko wa musore afite umugore n'abana batatu, kandi rwose nta nubwo ari ukuvuga ngo baratandukanye, bameze rwose nk'aho bakiri umuryango, ni uko baba hanze we akaba aba hano, ariko mu biruhuko baraza bakaza kumureba. Shayira ahita abwira mushuti we ati ubu se koko umunsi bazaza nzabigenza nte? Mushuti we ati mba nkubwire, uramenye ntuve muri urwo rugo kubera ko bakwitaho. Ikindi kandi ni inshuro zingahe se waba warabonye umugore wo mu rugo asigira umukobwa wo ku gasozi urugo rwe? Rwose ntuzaba ari wowe umureka gutyo gusa, guma aho ngaho. Shayira ati nyine ndi kukubaza umunsi famiye izaza nzabyitwaramo nte? Uyu mushuti we ati icyo gihe nyine uzaba warabonye igisubizo, uzakora icyo umutima wawe uzakubwira. Shayira rero yumva bimurenze,
Gusa nanone nyuma y'iminsi mike rwose, nyuma y'iminsi itarambiranye, uyu mugabo yitaba telefone aba ari muri salo, agahita avuga ati sheri waje ngo uri mu nzira ugiye kugera hano? Ati nta kibazo ni karibu rwose kandi ndabiteguye, wowe n'abana banjye nari mbakumbuye cyane. Ahita rero abwira Sheila atumva ambara vuba vuba usohore imyenda yawe ugende umugore wanjye araje. Sheila ati hoya ntiwankora ibyo bintu, none se urambwira ngo ngende njye hehe? Uyu musore ati nta wanyu ugira se, iwanyu ntuhafite, genda ihute rwose utanteza ibibazo. Sheila bakibitekereza maze uyu musore akaba arirutse aragiye azanye varize ya Sheila ndetse rwose n'udukapu twe twose, agahita abisohokana agahita abishyira mu modoka, ahita abwira Sheila ati injira mu modoka gira vuba ngo here ifite nkugeze imbere. Sheila ajya mu modoka atazi rwose ibintu biri kumubaho, maze agahita amutwara. Gusa Sheila ntabwo aba ajya areka amugeze nyine imbere ya ya nzu umugabo we yabagamo, kubera ko nyine nta nubwo bashaka ko amenya yuko Sheila nawe afite umugabo. Aramujyana rero maze yamugeza mu nzira. Sheila ati nta kibazo reka nsigare aha. Uyu musore amusiga aha ngaha maze agahita yisubirira kureba nyine umugore we n'abana be. Sheila ajya kureba umugabo we maze agasanga ntabwo akiba muri ya nzu. Abaza rero abaturanyi maze bakamubwira bati yasubiye nyine aho mwabaga mbere. Sheila aragenda agasubira muri rwa rugo nyine babagamo bwa mbere bakiri abakire, arakomanga maze Pero akamufungurira. Abaza Sheila ati mbwira rero mu by'ukuri se iyi minsi yose umaze uyimaze he? Sheila ati nabaga iwacu. Pero aturabizi neza ko ariho wabaga. Sheila ati yego. Pero ati nyamara nahamagaye mama wawe ambwira ko rwose utigeze uhagera, gusa kuko nahise numva nyine umukino uko uteye, ntabwo nigeze mubwira ko utari hano. Humura rwose ntuhangayike. Pero akomeza amubwira ati mbwiza ukuri rwose, mbwira aho wari uri. Sheila rero nawe ahita abaza Pero ati ahubwo se wowe ya nzu twabagamo wayivuyemo ute? Ni gute wabashije kugaruka muri iyi nzu n'ibintu byawe byose ukongera ukabisubirana? Pero ahita amubwira ati kubisubirana ibi ntabwo rwose byari bigoye, kubera ko nta nubwo nigeze mbitakaza. Ati umunsi umwe naricaye maze ntekereza ku mubano wanjye nawe. Nifuje kumenya rero niba ndamutse nta n'ikintu na kimwe mfite wakomeza ukankunda uko wankundaga. Nafashe icyemezo rero cyo kukugerageza. Ibi bintu byose wabonaga byari ikigeragezo kuri wowe. Ntabwo rwose nigeze ntakaza amafaranga habe na gatoya. Gusa nagira ngo ndebe ko ari ibyo ukunda cyangwa ukunda ibyo naguhaga bya buri munsi, kuko njye naragukundaga cyane cyane rwose. Nabaga numva bishoboka rwose n'isi yose nayiguha. Ariko natangajwe no gusanga utari wa mukobwa namenyanye nawe. Tukimara gukena wahise rwose utangira kumfata nkaho ndi ibishingwe, utangira kunyita amazina yose, ngaho ngo ndi imbwa, ngaho ngo ndi imburamumaro, ngo ntacyo maze, ngo umugabo rwose udafite agaciro, mbese unyambura agaciro burundu ugira ikintu ntazi. Utangira kujya uteka ntungaburire, amafaranga naguhaye yose uyagira ayawe wanga ko twayakoresha kandi mu gihe twari tuyakeneye. Sheila aba ari kumva ibintu byose maze agahita apfukama ati ni ukuri mukunzi umbabarire, ibintu byose byangwiririye byihuse maze mbura uko mbyitwaramo. Narahubutse ndabizi, nakoze amakosa menshi, ariko ndakwinginze rwose mbabarira. Pero ati nanjye narakubonye, nabonye nyine uwo uri we, nta mwanya rwose nkigufitiye kandi nta n'ibyo byo kukubwira mfite. Narakubonye, genda wikomereza ubuzima bwawe nta kibazo. Pero rero kandi ahita yigira mu cyumba maze akagenda agafunga. Sheila abura uko abigenza maze agahamagara mushuti we. Mushuti we rero amusanga hanze maze Sheila akamubwira ibyabaye byose, akamubwira ukuntu ibi byose byari ikigeragezo.
umushuti we ahita amubwira atumva nkubwire, urumva se koko wowe wamureka gutyo gusa, genda upfukame umusabe imbabazi. Shayira ati none ndamubwira ko nari ndi he? Umushuti we ati mubwire ko wari uri iwanjye nta kibazo, nabimbaza rwose nzabimubwira gutyo. Shayira rero ahita amubwira ati kuko ndumva ari inama ya kigabo. Arongera rero agasubirayo maze akagenda agahita apfukama hasi n'ubundi akabwira umugabo we ati ndakwinginze mbabarira rwose kuko ndacyagukunda, ni uko gusa ibibazo byaje bintunguye maze nkananirwa kubyihanganira, ariko rwose ndagukunda, ndakwinginze mbabarira rwose twongere tubane kandi ntabwo nzongera rwose gukora amakosa nk'aya. Ahita rero abwira umugabo we ati kandi rwose wanambarije ahantu nari maze iki gihe, nakubeshye ntabwo nari ndi iwacu ahubwo nari ndi kwa mushuti wanjye. Uyu mugabo rero wari uzi ukuri kose ahita amenya ko rwose uyu mukobwa yongeye kumubeshya, maze agahita amubwira ati oke nta kibazo, nta kibazo bikomeza no kunsaba imbabazi cyane, njyewe rwose ndakubabariye, ngahe hagurukire. Aramuhagurutsa rero akamubwira ati n'ubundi amakosa ninjye nayakoze, njyewe rwose nakugerageje, iki kigeragezo cyari gikomeye ku buryo kugitsinda byari bigoranye. Shayira ati koko se urambabariye? Undi nawe ati yego. Shayira rero aribeta agahamagara mushuti we akamubwira ati yambabariye rwose nta nubwo byagoranye, ubu tumeranye neza. Shayira rero yongera kubana na Pero rwose bakongera bakishimana, Pero akongera akamuha impano nk'uko yazimuhaga, ubuzima nyine bugakomeza maze ibyabaga byose bakajya babiteramo sitori. Gusa nyine ntabwo rwose Pero yongera gukora urukundo na Shayira. Shayira rero abamubaza ati ariko ubundi warambabariye bya nyabyo ko rwose mbona utagikeneye kunkoraho? Pero ati nuko rwose ngifite n'ubundi bibazo, ntabwo ndajya muri mudu neza, ariko humura biri hafi gukemuka. Shayira ati nta kibazo. Umunsi umwe rero aba ari aniveriseri ya Shayira. Pero rero atumira umushuti wa Shayira maze akamubwira ati rwose mfite surprise y'umugore wanjye kuri aniveriseri, ndifuza ko nawe waba uhari. Uyu mukobwa rero araza maze akahita yifuriza Shayira aniveriseri nziza, ati ni ukuri ndakwifuriza isabukuru nziza mushuti wanjye. Pero rero abwira uyu mukobwa ati nishimiye rwose kuba narasubiranye na Shayira, ndishimye cyane, uyu munsi rero nifuzaga kumuha impano rwose y'agatangaza. Arabanza rero akazana agapfunyika karimo impano maze akagahereza Shayira ati isabukuru nziza mukunzi, ndagukunda cyane rwose urabizi. Shayira arishima maze agahobera umugabo we, ahita amubwira ati gusa ntabwo ari iyi yonyine, hari n'indi mpano rwose nyamukuru. Ahita akora mu kabati kari aho muri salo maze agahita azana akandi gapfunyika akagahereza Shayira ati iyi niyo mpano y'umunsi, niyo mpano rwose nyamukuru. Shayira rero arafungura maze akabona na amvelope, gusa iyi amvelope iba irimo impapuro. Shayira rero ahita amubwira ati komeza urebemo mukunzi, reba rwose fungura iyi amvelope maze urebe. Shayira akuramo izi mpapuro maze akazizamura buhoro atazikuye muri amvelope yose, agasoma titire nyine, ahita abona ari impapuro za divorce. Ahita atangira kwijima mu maso maze Pero agahita amubwira ati uratunguwe se? Uratunguwe? Ati impano nyamukuru y'uyu munsi ni ugutandukana kwanjye nawe. Ati buriya rero wambonyemo igicucu, watekereje ko rwose ibyo wabayemo iriya minsi yose ntari mbizi, warambeshye umbeshya undeba mu maso. Ati ubwo urumva nyuma yo kumenya yuko wantaye maze ukagenda ugasanga undi musore mukamarana rwose iminsi mumeranye neza, akakwirukana uko yakwirukanye, wumvaga rwose uri bugaruke njyewe gicucu nyine ukaza ukongera ukabana nanjye? Umugore wari ufite umugabo ukamuta ukamarana igihe n'undi, wumvaga rwose uri bugaruke mu rugo rwe mukongera mukabana mugakundana? Ntabwo ndi igicucu bigeze aho, ibyo byose nari mbizi. Ndashaka kukubwira ko rero umwavoka wanjye azaguhamagara akubwira ibikurikira.
njye sinkeneye no kuzongera kukureba mu maso ukundi. Sheila arumirwa maze agatangira gusaba imbabazi. Pero ati ntabwo ndi buvugane nawe, ntabwo ngewe rwose umugore uvuye mu rundi rugo ntacyo navugana nawe. Sheila ahita atekereza ko mushuti we ari we wamuvuyemo kuko yumva ibintu byose umugabo we abizi. Ahita ahindukira akareba mushuti we ati ntumbwire ko ari wowe. Mushuti we ati ni ngewe rwose, ni nge namubwije ukuri, ntabwo ari kumukora ibi bintu ngo ukomeze umugaraguze agati n'icecekere. Ahita ananisohokera ati umukobwa w'igicucu gusa. Pero rero ahita afata Sheila akamusohora ati n'ibintu byawe byose rwose bijyane, nta kintu cyawe nshaka na kimwe kiguma aha. Sheila agenda noneho ari kurira, agahita asubira kwa wa musore. Aragenda agakomanga maze uyu musore yafungura agahita abona ni Sheila. Gusa nyine mu nzu haba harimo umugore w'uyu musore ari kumubwira ati Sheri, ninde wari ukomanze? Uyu musore ati ni umuntu wari utuzaniye amafagitire y'amazi. Ahita abaza Sheila ati wowe urakora iki? Ntabwo wumva ko umugore wanjye ari mu nzu? Sheila ahita amubwira abo bati umva ndatwite wanteye inda. Uyu musore ahita aseka maze agahita amubwira ati umva inzira ijya iwanyu urayizi, ihute genda mva imbere, iyo nda uzayikoresha icyo ushaka, ntayo nkeneye, sinkeneye no kuzongera kukureba mu maso, genda kandi ugende ugiye, ntuzongere gukomanga kuri uru rugi kuko wongeye nakugirira nabi. Ahita akubitaho urugi maze akigendera, agahita azimya n'amatara yo hanze rwose kugira ngo hagume ari umwijima. Sheila rero ahita noneho rwose abona isi imugwiriye, ahita ahindukira maze agatangira kugenda yivugana akurura nyine n'aya mavarize yaba afite. Ati byose ni amakosa yanjye, nakurikiranye ibyiza gusa, maze rwose nanga umugabo wanteteshaga. Nta umugabo wari umwana mwiza, mukorera ibintu bibi ndamusuzugura, mukorera ibibi byose. Iki ni igihano cyanjye nyine, ubwo ngomba rwose kukihanganira. Gusa amakosa yose ni ayanjye, nta mpamvu zo kumva ko ugomba kubana n'umuntu mu byiza gusa, kuko rwose n'ibibi iyo bije muba mugomba kubisangira. Sheila ati dore rwose kubera gukunda amafaranga cyane bitumye mbura byose. Yahise rero afata umwanzuro wo gusubira iwabo kubera ko rwose nta handi hantu ho kujya aba afite. Mushuti we ndetse n'umugabo we bose baba bamuretse. Sheila rero aragenda maze yagera iwabo bakamubwira bati rwose wabaye umukobwa mubi, watereranye umugabo wagukundaga, wakwitayeho akita no ku muryango wawe. Ngaho rero rwose icara aha ngaha wirengere ingaruka z'ibyo wikoreye. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe, ndabakunda cyane nk'ibisanzwe.